Kenzo bite hano? Nyine Diane yararwaye mu nda ntabwo yari ameze neza. Bamufata umujyane mu ishuri. Sibyo? Ihangane. Aza kurwara muri toilette. Abonye bari abantu yukamo abatipe baje mani batuzaniye. Nawaboye. Noneho Feva ukuntu icyangwa cyo cyonyine aba yifunze. Ngende Feva. Ubundi si ubwo rero Usiko wasaze. Ahubwo reka nkubwire mama. Wabonye Feva wamubonye. Oya reka mubaze wabonye Ngodozi ndamu icyangwa mwana arakubiye ni reba karaganya. Yesu we. Ako wabonye tetusi. Ariko se wabonye icyangwa ije ni icyangwa ndi. Oya mane katubisubire muri amungu rwose nimba ari nako nokuri ureba nabi. Ariko ubundi ubwo ufite amaso. Oya mane rero. Usiko wajya ngo yaravuye mu kazi we nta reba ubusate. Wabonye icyangwa mwana bahagaze ukadimera gutyo nawe. Uzatuma nazajya nkubwira ibintu byose. Mane uriya mwana yarifunze meni ngambwira muri karasha. Kwifunga sibyo ni ibiki mane nuko ari umushyashya ariko umwana iwabo njya nabakire. Urahazi se? Ngambwira umuntu wambaye icyangwa. Yavuze ko yigaye nimba ubyibuka. Urahazi? Ndahazi ariko ni ikigo yigaga hehe ngo Kakanombe. Kakanombe se niko wakubwiye. Yavuze Kakanombe. Usikuntu kira kigo gikubiye mbaza njye nahaciye. Oya njye mbaza ngo Titusi yavuze ibiki. Byose nabishyize muri menda ko udeka karakana. Ngambwira. Usiko karakajama kama. Banza umbwire ko akibagiye ngubwire bya Titusi. Mbaro oya ngambwira basi. Umbwire ariko ni wabimbwira icyangwe yifunze. Ntabwo byamva muri amwana. Nagiye nka muri saha ntabwo ko ngiye kuri toilette nkagaruka nkataningira amashuri ariko abonye ukuntu naje ndi hejuru. Nyerera ku. Yesa wallahi dore jakafaka. Ikati yanyereje. None afite confidence. Narahindura ipantaro. Kare. Uramubona ngo bamwita Titusi. Nagose mwabonye. Abaye ko n'abana twigana ndake ni singo. None utakoza kuri singo. Tuba twana twatangiye ko kwibarishwa ngo uri singo ngo uri biki. Tuzanaje n'ibintu byo kushiteza n'ikimani rwanda batatu nakumenyera n'iki nawe urabyumva. Ntabwo ufite duke hano mbere ku bintu bigenda se witamo se nawe kwitamo. Ariko tukihagera. Byo ni ibiki? Byo kibazo ni urabona walayi. Numugenda stanayerekanye mbona ngo urungade pera dashobora utuntu tw'impugege. Nuni nabyo zimana. Ako nane ribi. Ye nshaka kuzagutamo kinywera inkurubindi yaraneze ukazajya winjira ibishuri kuri mwarimu kuntu. Wakintu hari utuntu nitamo njye mu bari ngakora ruzi. Ntabwo ashaka guhinduka manye. Ebana mbona kino kigo ntari biryacyo kweri. Shana kintu gitwaye nyine nanjye naje mbona wajya bakazi ibintu ariko nyine namaze kukimenyera. Ebana bya mwibarize. Nta kibazo wambaza. Ese nk'umuntu ashatse nko gukaruta amasomo yacu he byakunda gukunda gusa ahubwo mbwira ikigo bidakunda byakunda to ape ibyo tubireke niba byakunda akamana n'abakobwa basigaye n'abagira amagambo sinzi ibintu baba barimo buri munsi bashinzwe iki yigisha se wayigisha we iki bose nako ninshinzi niko navuga ziranshinzi gusa shabaveho tunabyihorera abo ngabo sinshaka no kubaza none mu ureba kiganiro babwicajwe hariya buba buri mu matwi kuri wambonye hano hose unyuzeho wese waba uri muri bafite ivizi wari wabacaho mbaza ngo nabaciyeho baba barimo gutikura ariko baba bavuga ku by'abatipe higumane noneho bareba mu kipe gitsingo kamubwire bafite ukuntu mu mbeba cyaho bakamuhera ku gitsi bakamushyitsa ku musatsi sibura baba barebisha biriya bintu birambabaza baba ari kuganira bari bundi tubihorera ibyo ni ibyabo nje ntabwo babinandera akareka asemane reka mubwire rero kariya ngo ni Fabiola ariko rero nari nzagakocora senyema no kurwana byazamo ariko uranyumije noneho kareka hano ntabwo bajya barwana batagabanya ivuzi mu kigo ahubwo urirukanwe wowe mu gitondo ngwiki hano ntabwo bajya barwana nshuti yanjye nzamuha ikinyarwanda kimwe cya hatari sure ariko banangiye noroshye courage nshuti yima courage ni byiza ngawe inkuru uranye Semana ibintu byuzanye by'inkundo ni iki tuza ariko tuzaniye rwariza ako muje dusanga muri kuganira wamuretse ko wari kumwe mva mujye muri kibi musaza turi kuganira Semana
mukiko munama muza mutuvundira kwera ni iki kibazanye sanga ntabwo ari ukubavunda basi ngaho tuganire mwanyigeze kare kose twe turi ku masomo nyine ibintu byo gukaruta buriya murabikunda cyane mungu wangu wabyumvishe twebwe ntabwo tujya dukaruta icyo kiganiro mwari muri hora ntabwo ari twebwe ese nyine mani mbabaje utuzi suje mbwire ikinza okay ngaho reka mbanze njara yepfo ugenda mani utebuke mani nanjye ndumva basoniye kabite nicomotse nawe se ugenda gutya turagahuza mu kanya genda nari nari ise we na Diane kuba mwicaye mwenyine hano mutasanze abandi bamwe muganira cyane turi ku byacu by'abakobwa namaje ko hari ijambo uduhishe irihe tuje muvuga ngo mu byo ukaruta ukuntu nyine kandi urumvirana wa mwana we se we ntabwo ari ukumvirana afite ibibazo iryo jambo waryumvishe naryumvishe no kuba tuyobajije kahita mureba ukundi kuntu mubivugamo reka twari turi kuri fizike mani nta fizike sibona tu wahuye n'iniga nyine mani kumva ni waneza naribe ariko nyine tu nivo utwo dusirenge twanyu nta kintu ndi gukuramo muri iki se ni ikihe cyagucanze kutusobanurira ibintu byose uzabangamba 10 ingufuri se bagutama zo ni kugira gutamo nyine no kwitamo wenda akagufuri ka ya byamucanga tugufuri nyine no tubebe urabona tugufuri nyine ingufuri ikiri nshyashya ese wowe nta wowe ne ugomba kuyifungurira tu tukiza nyine muri akara akagufuri ka abakobwa beza mperuka kubabona hiri Kimironko muri gare none kiracyana ko nanjye hari ako nabonye kubwita dura mwana mwamwicaranye arumva zina bro urufite ibyiso biteretse ukuntu kibyibuje kibisayisi binini ako nawo banza watakaye nubwo nje bari kubizana nk'ibiganiro ariko banza harimo akantu tujye twemera banza harimo akantu kiracyana cyane none nicaranye na kara size z'abafaransa so kabonye kakazi ngo byazanye urabona umuntu muto ntiyakunda umuntu muto uretse ko nabonye yemita nikundira uruntu rw'urukaka wala rero nicarira na kintu kirika batanirebetse basi tugurane ujye imbere y'inyuma shaka kwiyumva mfite ukuzajya ninjira sajyana nirebesha inyuma mwereke ko ari agafoke tugiye kure dawa uzi inyuma ngendere ugiye kure oya mani nta nirimo uretse ko nyine byo bayita Honorine ni ry'abakobwa hari n'umuhungu witwa Honorine oya reka ni Honore ntabwo ari Honorine wowe se shangiye nitwa Mukesha ariko ndumva nitwa neza nyenyeza Mukesha urumva ari iry'umuntu w'umwana nkanjye shangiye zina ni pomba afakana n'iki nawe se uragiye wana wose wanyita Kanyenyamuneka wayafashe ndiko ni kwigisha bimeze biti nusu kwisanga ticha kubera iki ticha muzima umuntu aba yari gutegura ibyo arigisha niyo mpamvu usi saa 4 buni sangaye sane kuba zageze nawe zivuze kubona agakwigisha ubwo mwe muje kwigisha vuba mumenye murabiharaye bari ibintu byajya nta kubiharara ahubwo mwebwe muba mwagoswe urumva ako ushaka nzaguteze dose w'amasomo nzamura isukari kumva je mfite ko nkora ticha hanga hari ibigo byinshi nakwigisha binyene byoroshye cyo mensi calm down ikindi akira nikorera ibyanjye bandebeye di kuki mwemwe n'abantu bakigisha abantu bakabigisha muri abo bantu bakabigisha tugeze mufata amakayi mu nyuguti break time bro break yagize rwose nese ubundi turiga muri break kwigisha isaha zigeze break yagize time is over business ako umuntu wari wabosha nawe waraboswe umuntu abayine
sister mumeze mutese biracamutse kuno umusista wabakonje ariko utangiye kureba ibishyushye n'ibikonje ahangaha oya twagira ngo duhuze urugwiro tuganire sister jya nawe ugira courage nta bintu biba bikaze ahaye mwana isoni sister ngiye nabibariza akantu gato nkigendera ko nta kibazo hari umubebe twazanye n'injoro ikibebe gifite amaburizi cyuruve witukuntu namushaka gasinzi namubuze ni classe hose ninazeyo ntago mwamu kanyuje nawe utangiye kureba abakobwa beza bafite amaburi n'iki sasa sister reka njye mbavemo njye kwitamo utuntu hanze mwebwe turi kumwe nari ko mwamwigiza abajangweri se ntacyo ndagahehe hako sa abanyeshuri baro basigaye dusubiramo iki kigo kumva aba byoroshye ko sister ko muno wiriye bimeze gute use nkawe uransifura ndi imbwa y'iwanyu ndi umumotari ndi umunyonzi ndi iki cyo wanyu ku buryo unsifura ko sister ibyo byose ko muri wabigize uko kuba babiremereje bya umva nkubwire n'undi munsi nuko zari nsifura kuko sindi imbwa y'iwanyu uragenda se shaka ko mbona ugende wiberesinga nk'idirese rya 300 niko nta nubwo uri mwizerega turi mwiza amweza wahe karakano kaba kagenda kwiga nyamaze ndabona tuzabazima nubundi wenda kunsura we petit byawe shaho petit nago wari we muruna bore gano mu kigo ariko bro akubunti we bimeze bito ubundi wowe man tujye tunamenyana tumuntu umurura ariko nukansuzugura ntago meze nk'aba bapeti babajya ugeze mu kigo isuka dukarutana bajya kurwanira igikoma bro busi ubundi we bimeze bito nago we nimburi n'umuniga nago we twaganira hano wori hejuru reka tujye kuganira ujeje mu gitondo utangira no kukaruta man buretse kubigigira we reka tuganire hanze ahubwo se numva man wumva ubwo uri muravuga ibintu bizima man ibintu ko bihari ako se uko mbona umeze nk'umuntu utitamo bro aya bro nje nitamo byadanje ahubwo kuba undi ari munaconesha n'iki kiba cyandenze mba nisese je mu ishuri sha wande mwari gize mwese mbabone mu ishuri na n'umusiga kandi Mana iki kigo nimba nzakivaho nimba nzabigenza nimba nzayakwigisha ahandi ibintu ntabwo bibaho Teacher. Sasa rero hari ikibazo cy'umunyeshuri wawigisha. Uhese kandi. Umunyeshuri twita Diana ka umunyeshuri kananutse gato gato. Urakazi? Ndakazi. Ewe James. Nana mubwira. Ndabizi. Hari akabazo. Kitesha. Nezitesha. Sawa. Genda unzaniriza twata dokimara mu class. Sawa nari. Harap. It's okay. Man, Jeriko tuganire hanze bro. Rikumfa man. Nyumva se petit ubundi nibyo ngomachaka man. Niki nabona meze nk'umuntu wikora ariko. Tuba twanyishe wala no irizuba uri kuryumva se. Genda kumva hari ubukonje bro. Ubukonje uri kubumva. Twagira nanyo tukajya kugira. Animatera re. Animatera bawe iki cyabagiye. Ari kirani ganzayikuna ariko ari hano ari mu twana we. Aya twana two ni inyanja yatwe man. Tuvuga tuzamuka. Ati tugende man niki no. Cyakoza bro. Ngiye kugutsamo. Shaye wana ngiye. Abaye bari kuva cya. Utaza ari kuri he. Bro ngiye uzi ko maze gusaza man. Nabone ndabikurikirana. Kankire ubikurikirane nyine urebe na Mbonye abanyeshuri bashashe bari gutoroka. Bigenze bite cyangwa kuje ko nabwiye mwese mujye mu ishuri bigenze bite. Akabana kuko naringiye kuri toilette abahungu bashashe bari gutoroka. Ubwo si babasore babiri. Harimo umwe muremure ufite umurabibonye uri muhungu. Yes. Nabonye ukuntu yaje angaha ameze. Usibye nuriya hari nundi nigeze gufata atarafite uniform bwa mbere. Uramwibuka? Ndamwibuka. Yes. Ubwo nusanga aba bana rero sinzi ko barabyagenda. Turabahereza ramvoyera moto kabisa. Ibintu ntabwo biba ugenda mu ishuri mwese mujye mu ishuri.
we murancisha